niba nawe ufite uburwayi nk'ubu, niba hari umuntu uzi urwaye ubwo burwayi, niba se uzahura n'umuntu wagize icyo kibazo, koresha ubu buryo buzamukiza. Ibi ni ibintu dukora. Flax seeds twebwe tunabasha kuzivanga n'amakara, twarangiza tukazishyira ahantu hari ibibazo, ariko ibyo bibazo biri indani. Urugero, umuntu arwaye umwijima, umuntu arwaye igifu, umuntu arwaye umutima, umuntu ahumeka nabi, ibibazo biri mu bihaha. Nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze inshuti muvandimwe, wowe ukunda ibiganiro byacu kandi unezezwa n'ibyo tugusangiza. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe, kandi ni ukuri. Mbere ya byose nkwifurije impera z'umwaka nziza, uyu mwaka w'2025, ndetse nkwifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Uzakubera umwaka w'amahoro, uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka w'uburumbuke. Rero uyu munsi wa none, mu gihe turi mu mpera z'umwaka wa 2025, ndagira ngo ngusabe gutera umugongo ibyashize. Na Bibiliya iravuga ngo ibya kera ntibizibukwa. Ibyashize reka bijyane n'umwaka urimo kurangira, ujyane n'ibishya. Uyu mwaka mushya ugiremo imigambi mishya, ugiremo intego nshya, ugiremo ubuzima bushya, kuko Imana ishobora rwose kugufasha. Benshi muri uyu mwaka bahuye n'ibizazane, indwara, impfu, ibihombo n'ibindi bibabaza umuntu byinshi. Ariko uyu mwaka reka ibyawo bijyane nawo, hanyuma umwaka mushya wa 2026 ukubera umwaka mushya, kandi Imana igufashe kugira ngo nukuri izakugirire neza muri uyu mwaka. Ndashaka kugusomera isomo riboneka muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 7 n'uwa 8. Iri ni isomo ryanjye Imana yashyize ku mutima wanjye. Sinzi niba nshobora kubivuga ukabyemera. Guhera mu mwaka w'2001, iri somo Imana yarishyize ku mutima wanjye. Mu kwezi kwa 10 ku itariki 24 nibwo nasomye iri somo. Imana iryumvisha umutima wanjye kandi irihindura akabando n'icumbagiza. Yobu 14 umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo, erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Umurongo wa 9, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Iri ni isomo ry'ibyiringiro. Erega hariho ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa gishobora kongera kigashibuka, nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka, nubwo igishyitsi cyacyo cyasazira mu butaka, ariko iyo cyongeye kumva amazi ahembura, kirongera kikagira ibitontome nk'igiti kikiri gito. Imana ishimwe cyane kubw'iryo sezerano, kandi ndagusabira kugira ngo irisohoreze mu bugingo bwawe. Icyama Imana ikakuvomerera ku mazi ava ahera hayo, maze agashibura kandi agatuma ibitontome byongera kuboneka, nubwo waba warahuye n'ibikomeye. Ni ibiki? Ni indwara, Imana ishobora kugukiza. Ni agahinda ko mu mutima, Yesu ashobora kugakiza. Ni umubabaro w'imbere mu bugingo, Yesu ashobora kuwukiza. Ni iki? Icyo waba warahuye nacyo cyose, fata mu kiganza cya Yesu, umubwire uti, Yesu, nkeneye ko wongera guhembura ubugingo bwanjye. Imana yiteguye kugufasha, kandi uyu mwaka mushya wa 2026 ndagusabira ngo ibyo Imana izabiguhe. Uyu munsi rero nongeye kugaruka nkuzaniye ikimera cyitwa flax seeds.
Flax seeds ni utubuto dutoya cyane nk'uko ubona sesame, nk'uko ubona uburo, nk'uko ubona chia seed n'izindi ziri muri uwo muryango. Flax seeds ni imbuto zimaze igihe kinini zizwi mu buvuzi kandi zikoreshwa by'umwihariko mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nyamara flax seeds n'ijambo ry'Imana rifite icyo rizivugaho. Ellen White yazivuzeho nk'umuti ukomeye cyane. Nyamara n'ubushakashatsi bugahamya ibitangaza izi mbuto za flax seeds zishobora gukora. Flax seeds zikungahaye kuri vitamine B ya mbere ifasha ubwonko gukora neza. Flax seeds zikize kuri vitamine B ya gatandatu, iya gatatu ndetse na vitamine E, utibagiwe na omega gatatu. Flax seeds kandi zifite magnesium, phosphorus, manganese, copper, potassium, selenium. Iyi ikaba ari imyunyungugu iri muri flax seeds. Flax seeds zagiye zikoreshwa kuva kera, abahanga bakazivurisha indwara zitandukanye. Urugero, ni umuti mwiza ku bantu bafite ibibazo by'umutima, ni ikiribwa cyiza ku bantu bafite ibibazo bya hypertension kubera ko ikungahaye kuri uno munyungugu witwa potassium. Babandi bavuga ngo mbese ko waretse amafi ngo uzakura hehe omega gatatu, ngo ubundi ngo umuntu oya. Flax seeds zikungahaye cyane kuri omega gatatu ku rwego rwo hejuru. Omega gatatu ni nziza kuko nayo yubaka ubwonko, ariko nta nubwo ari ubwonko gusa, ni intungamubiri zishobora gutuma uruhu rwacu, imikorere yo mu magufa imbere, izo twita bone marrows, sinzi ni imishokoro, ikora neza. Ikindi kandi flax seeds zikungahaye ku cyo twita proteins. Proteins nziza cyane, waretse inyama na proteine ngo ubona. Flax seeds zikungahaye kuri proteins. Rero ni umuti mwiza ku bantu bafite ibibazo byo kuribwa mu ngingo, guhekenywa mu magufwa. Ukaba umuti mwiza cyane ku bantu bafite ibibazo byerekeranye n'itembera ry'amaraso, ubwonko bufite intege nke n'izindi ndwara nyinshi cyane tutarondora none. Flax seeds ushobora kuzikoresha muri ubu buryo. Ni byiza kuba ushobora kuzisya ukoresheje akamashini kabugenewe cyangwa ukazisekura. Wamara kubona ifu ukajya ufata ikiyiko kimwe ukagishyira mu isupu cyangwa mu mboga, zaba iz'ibishyimbo, zaba iz'amashaza, zaba iz'iki, iz'ubunyobwa, ugashyiramo akayiko kamwe ukavanga bigishyushye. Ushobora nanone kandi kujya uyishyira akayiko kamwe k'iyofu mu gikombe cyangwa se mu kirahure cya ji, cyane cyane smoothie izi zisebwa zikomeye, cyangwa muri potage smoothie. Hanyuma kandi nanone ushobora kuyikoresha mu buryo bwo kuyimijira kuri salade, ukayishyira kuri salade yawe ukavanga ukajya uyirya. Ikindi ushobora no kujya uyivanga mu ifarini ugiye gukoramo umugati. Benshi bamaze kumenya kwikorera umugati, bakanawuteka no mu isafuriya bisanzwe ku ziko. Ubwo rero ushobora no kugura izi mbuto za flax seeds, noneho ukajya uzivanga n'ifarini ugiye gukoramo umugati. Kandi nanone ushobora kujya ufata ifu y'izi mbuto, warangiza ukayishyira mu mazi ashyushye, ugapfundikira, yamara kuba akazuyaze n'ikiyiko kimwe mu gikombe cy'amazi, yamara kuba akazuyaze ukayungurura ukanywa. Ibi ndagira ngo mbivuge ntibagiwe oil cyangwa se amavuta akamurwa muri flax seeds. Uramutse ushobora kubona flax seed oil, nayo nubundi ni akayiko kamwe ushyira muri ya smoothie, uminjira kuri ya salade, ushyira muri za mboga, cyangwa se ukaba ushobora
gushyira iyo oil mu ifarini ugaponda, cyangwa se ukayishyira mu byo kurya ugiye kurya ku isahani. Flaxseeds ntabwo zivura internally gusa mu buryo bwo kuvura uzinyoye cyangwa uziriye, ahubwo zinavura no mu buryo buri external, mu buryo bwo kuzikoresha inyuma. Aya mavuta ya flaxseeds ni meza cyane mu kuyisiga kubera ko akungahaye kuri vitamine E, avura indwara zose z'uruhu. Indwara z'uruhu nk'izo twita psoriasis, eczema, black spots n'ibindi byinshi. Ibibazo byose by'indwara z'uruhu, urishimagura, ugira ibibazo bijyanye no kurwara ibintu bisa n'ibifaranga cyane cyane ku bana, imvuvu mu musatsi, ushobora gukoresha flaxseed oil ukayisiga, kandi ushobora no kuyivanga n'andi mavuta noneho ukajya uyisigira hamwe. Flaxseed oil kandi nanone ntabwo ushobora kugarukira aho ngaho, kubera yuko ivura indwara zo mu ngingo. Ushobora no kuyikoresha mu buryo bwa massage, ukayimashisha hahandi mu mavi, mu nkokora, mu ntugu, irugu, ijosi, igituza, mu rutirigongo, umugongo, hose ishobora kugufasha kandi igatunganya itembera ry'amaraso. Wari uzi neza ko flaxseed ishobora noneho kandi gukoreshwa mu buryo bwo kuvura ibibyimba, ariko cyane cyane by'inyuma? Flaxseed oil ishobora kuvura ibibyimba by'inyuma ku rwego rwo hejuru. Iyo abantu batekereje bimwe mu bintu Ellen White yagiye yandika, bakabishyira mu bikorwa, basanga kandi ko ijambo ry'Imana ritajya ribeshya, kuko uburyo buba bwaravuzwe buba buri practical. Ni uburyo ushobora gushyira mu bikorwa bugashoboka kandi ukabona umumaro wabwo. Umva uko Ellen White yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa 2 ku ipaji ya 239 agasubika ka 2, yaranditse ngo amakara n'imbuto z'ikimera cyitwa flax. Dukeneye ibitaro cyane. Hari ku wa 5 maze Sara MC Interfa ahamagarirwa kujya kureba niba hari icyo ashobora gukorera akana k'agahungu k'uwitwa Gabi. Kari kamaze umwaka n'igice. Uwo mwana yari amaze imyaka myinshi ababazwa n'agasimba, ababazwa no kubyimba mu ivi, bakeka ko yaba yararumwe n'agasimba kagira ubumara. Igitambaro gifungiyemo ifu y'amakara ivanzemo n'imbuto z'ikimera cyitwa flax cyashyizwe kuri icyo kibyimba, maze umwana ahita yoroherwa. Uwo mwana yararaga aborozwa no kubabara ijoro ryose, ariko igihe ibyo byakoreshwaga yarasinziriye. Uwo muforomo yagiye kureba uwo mwana inshuro 2, yapfukuye icyo kibyimba 2 maze gisesa amashyira n'amaraso. Uwo mwana yakize ubwo bubabare bukomeye yari afite. Turashima Imana ko dushobora kuba abanyabwenge dukoresha ibintu byoroheje biri hafi yacu kugira ngo tworoshye uburibwe kandi impamvu zibutera zigakurwaho. Aya magambo aragaragaza uburyo ubuvuzi bworoheje bwahawe agaciro n'Imana ubwayo. Imbuto za flax zavanzwe n'ifu y'amakara yari imaze kuvangwa mu mazi hindutse umubumbe, maze bawomeka hantu hari ikibyimba cyatumaga umwana araraboroga. Ariko ntabwo byatinze, icyo kibyimba cyahise cyegerana, kirashya, kiraturika, amashyira n'amaraso iraseseka, umwana arakira. Imana ihabwa icyubahiro. Niba nawe ufite uburwayi nk'ubu, niba hari umuntu uzi urwaye ubwo burwayi, niba se uzahura n'umuntu wagize icyo kibazo, koresha ubu buryo buzamukiza. Ibi ni ibintu dukora. Flax seeds twebwe tunabasha kuzivanga n'amakara, twarangiza tukazishyira ahantu hari ibibazo, ariko ibyo bibazo biri indani. Urugero, umuntu arwaye umwijima, umuntu arwaye igifu, umuntu arwaye umutima, umuntu ahumeka nabi, ibibazo biri mu bihaha.
dushobora gushyira uwo mubumbe w'amakara tuwuvanze na flax seeds, noneho tukawushyira ahateganye cyangwa se ahegereye na rwa rugingo rufite ibibazo, ariko twebwe umuti tukawushyira hejuru. Ibyo bigatuma indwara irimo imbere ishobora gukira. Uwiteka akugirire neza. Mbese twashimira Imana gute yaduhaye ibimera bitangaje kandi bikora mu buryo butangaje? Ntabwo twabona icyo tuyitura. Icyo twebwe dushobora gukora ni ukuvuga ngo Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Niba unezezwa n'ibi biganiro, bisangiza inshuti zawe. Niba wifuza kugira ubumenyi busumbyeho, twababwiye ko dutanga amahugurwa, kandi amahugurwa y'igihe gito. Icyakora ayo mahugurwa ntabwo ari online, bisaba ko uza aho dukorera, kubera yuko aya mahugurwa ari practical, ni ibintu ugomba gukora biri practical. Icyo gihe ushobora kwiga ubuvuzi butandukanye, ariko cyane cyane bwubakiye ku bintu bitatu. Icyo twita beauty therapy, ikindi ni fitness therapy, ikindi ni icyo twita holistic therapy. Muri holistic therapy dufitemo therapies nyinshi cyane zigera muri hafi 8 twigisha abantu. Muri beauty therapy dufitemo nkenye. Muri fitness therapy dufitemo 3. Dushobora kwigisha abantu kandi bakamenya kwibungabungira ubuzima no gufasha abandi. Uwiteka akagenda agaragara mu mirimo y'intoke ze, mu bo yaremye, akubahwa kandi agahabwa icyubahiro. Uwiteka gufashe kandi akugirire neza kubw'ibi byose wiga, kandi ujye ubisangiza abawe mu izina rya Yesu. Wari kumwe na muganga Kayitare.